aje akakubwira ngo kanaka yari amfitiye amadeni, nta kimenyetso kigaragaza mu by'ukuri ko yari afite ayo madeni. Iyo umuzungura abona ibintu byamukomeranye, kuzungura umutungo n'ubundi bishobora kumuteza ibibazo, nibwo itegeko rikwemerera kuba utakishyura ayo madeni. Kuko rero kugira ngo utazungura mu gihe utabishaka cyangwa se mu gihe ubona ko imitungo ugiye kuzungura ifite ibibazo kandi byagushyira muri risike cyangwa mu bibazo, ushobora gukora ikintu kimwe gusa aricyo nongeye kubasuhuza mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete AMS, aho nk'uko mumaze kubimenyera tubafasha gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi. Icyo usabwa kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro byacu dutanga, ndagusaba ndetse nanagushishikariza gukanda like kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu wa mbere. Ndagusaba gukanda like, ukande subscribe ndetse nyuma yo kureba ibiganiro ukaba wabisharinga n'abandi. Ndizera neza ko ubu ngubu wamaze gukanda subscribe. Uyu munsi mbafitiye ikiganiro cyiza cyane kigira kiti: apfuye yari afitiye abantu amadeni. Ese wowe muzungura, ni ryari itegeko rikwemerera kutishyura ayo madeni? Ese izungurwa icyo gihe rikorwa rite? Hari igihe uba ufite nk'umubyeyi akaba yakitaba Imana. Akitaba Imana yarafashe amadeni muri banki, afite nka miliyoni 20 cyangwa se afite nk'inshuti ze yagiye aguriza amafaranga, akitaba Imana atabyishyuye. Wowe umuzunguye uba utegetswe kugira ute? Ubundi iyo umuntu apfuye itegeko rivuga ko uzungura amadeni ye n'ibibazo byose yari afite. Rero muri iki kiganiro, iki ni ikiganiro cyiza cyane gishobora kubafasha gusobanukirwa byinshi mu bijyanye n'izungura. Ese wowe uzungura bigenda bite? Iyo bigenze gute? Ese izungura rikorwa rite? Ni ryari wenda urugero nk'igihe uwo uzunguye apfanye amadeni ushobora kutayishyura? Bigenda bite? Bikorwa bite? Iyo urebye ingingo ya 51 y'itegeko nomero 27/2016 ryo kuwa 8/7/2016, itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura, risobanura ko izungura ari uguhabwa uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda by'uwapfuye. Iyo urebye ingingo ya 52 y'iri tegeko ivuga ko izungura ry'uwapfuye ritangira iyo uzungurwa amaze gupfa, rikabera kandi aho yari agize ute? Aho yari atuye cyangwa se yabaga. Iyo habayeho kuzimira cyangwa se kubura, izungura ritangizwa n'urubanza rutangaza urupfu rw'uwapfuye. Iyo urebye ingingo ya 52 y'iri tegeko ivuga ko izungura ry'uwapfuye ritangira iyo uzungurwa amaze gupfa, rikabera aho yari atuye se cyangwa se aho yabaga. Iyo habayeho kuzimira cyangwa se kubura, izungura ritangizwa n'urubanza rutangaza urupfu rw'uwazimiye cyangwa se rw'uwabuze. Icyakora izungura ry'abashyingiranywe ritangira ari uko bombi bapfuye cyangwa se umwe yongeye gushyingiranwa, keretse iyo itegeko ribiteganya ukundi. Nyuma y'itangira, ubungubu ibi byose ndi kuvuga ndi kubibasubiriramo, ndi kubibutsa kuko hari ikiganiro nabakoreye kigena uburyo izungura rikorwamo. Ndabibutsa cya kiganiro nakoze, impamvu zishobora gutuma hamburwa uburenganzira bwo kuzungura, nabwo nabisobanuyemo, ndi kugira mbibutseho gato noneho duhite turasa ku ntego. Nanone mbibutsa ko izungura nk'uko nabibabwiye nta buzima gatozi rifite. Ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa niwe ubazwa ibirebana n'izungura byose. Reka twongere tuganire mu kanya nkusobanurira uko bigenda igihe uwo wagombaga kuzungura yapfuye afitiye abantu amadeni. Ese wowe muzungura, ni ryari
itegeko rikwemerera kuba utakishyura ayo madeni. Ese itegeko riteganya iki? Aha niho ruzingiye ikintu gikomeye cyane mugomba kumenya, ko ntekereza ko biri buze kubatungura cyane. Ntabwo muri buze kumenya ko ari gutyo uko bigenda. Nyine ibyo ndi buze kubabwira ntabwo mwabitekerezaga ko ariko bigenda. Murakoze cyane. Nyuma yo kubasobanurira icyo izungura ari cyo, igihe ritangirira n'uko rikorwa, nk'uko kandi nanone nari narabibagereranyijeho cyane nari narabibasobanuriye mu kiganiro cy'ubushize nkubwira impamvu zirindwi zishobora gutuma wamburwa uburenganzira bwo kuzungura, uyu munsi ndagusobanurira impamvu ishobora gutuma wowe wagombaga kuzungura wapfuye uba utakimuzunguriye iyo myenda se cyangwa se ayo madeni yose yafashe. Hari uburyo itegeko riteganya ushobora gutuma nyine utazungura ayo madeni. Wakibaza ngo itegeko riteganya iki? Wakibaza ngo ese ni ryari umuntu atangira kwitwa umuzungura? Iki ni ikintu gikomeye mugomba kucyitondera, kiri mu bigize iki kiganiro. Iyo urebye ingingo ya 55 y'itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano ndetse n'izungura muri yo, izungura donc umuzungura yaba uzungura ku bw'irage cyangwa se ku bw'itegeko yitwa umuzungura iyo abyemeye. Niyo ashobora kuba ari ababyeyi bawe bapfuye ari wowe wenyine bafite, ntabwo ushobora kwitwa umuzungura igihe cyose utaragira igihe utarabyemera. Reka nongere mbibutse uburyo urutonde rw'izungura rukurikirana iyo habayeho izungura ntarage. Iyo urebye ingingo ya 73 y'itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano ndetse n'izungura muri yo, urutonde rw'abazungura bahoraho isobanura ko mu izungura hakurikizwa uru rutonde rukurikira nk'uko nari nabibabwiye. Icya mbere, abana b'uwapfuye nibo babanza kuzungura, hagakurikiraho se na nyina b'uwapfuye, hagakurikiraho nanone abavandimwe b'uwapfuye basangiye ababyeyi bombi, hagakurikiraho abavandimwe b'uwapfuye basangiye umubyeyi umwe, hagakurikiraho ba sekuru na ba nyirakuru b'uwapfuye, hagakurikiraho ba se wabo na ba nyirasenge na ba nyirarume na ba nyina wabo b'uwapfuye, haseguriwe n'ibiteganya n'ingingo nanone ya 41 y'itegeko. Buri rwego rw'abazungura ruzitira urundi mu kuzungura. Abana b'uwapfuye basangiye ababyeyi bombi bazungura mu gisekuru cya se n'icya nyina, naho abana bahuje umubyeyi umwe gusa bazungura mu gisekuru cy'umubyeyi wabo gusa. Ushobora kwibaza ngo ese izungura rikorwa gute? Ntabwo nababwira impamvu ishobora gutuma wowe wagombaga kuzungura utazungura imyenda by'uwo ugiye kuzungura, ntarakubwira nanone ntarakwibutsa n'uburyo izungura rikorwamo. Reka mbabwire muri ubu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, ese izungura rikorwa gute mu gihe cy'ivangamutungo rusange? Ni uburyo bwa mbere ndi buze kubibabwiramo. Uburyo bwa kabiri, ese izungura rikorwa gute mu gihe cy'ivangamutungo muhahano? N'uburyo bwa gatatu, ese izungura rikorwa gute mu gihe cy'ivangamutungo risesuye? Reka duhere ku cya mbere, uburyo izungura rikorwamo mu gihe cy'ivangamutungo rusange. Mu gihe abashyingiranye bafitanye amasezerano y'ivangamutungo rusange, bazungurwa mu buryo bukurikira. Icya mbere, iyo umwe apfuye, usigaye yegukana umutungo wose, akubahiriza inshingano yo kurera abana babo n'abo wapfuye bemewe n'amategeko. Icya kabiri, iyo bombi bapfuye basize abana, umutungo wose uzungurwa n'abana bose, donc umutungo wose uzungurwa n'abana bose b'uwapfuye asize, iyo bahari abana badahuriyeho, cyangwa se umutungo ubagabanywamo kabiri, buri mwana akazungura umubyeyi. Okay, kambisobanure neza iki kintu. Bishatse kuvuga iki? Ndavuga iyo ababyeyi bombi bapfuye basize abana, umutungo wose
uzungurwa n'abana bose apfuye, donc bapfuye basize. Iyo hari abana badahuriyeho, umutungo ugabanyamo kabiri, buri mwana akazungura umubyeyi we. Urugero, umugabo n'umugore bafitanye abana batatu, ariko umugabo hari umwana umwe yabyaye hanze. Bagabanya iyo mitungo kabiri, ba bana bahuriye ku babyeyi babiri bakazungura umubyeyi w'umugabo, n'undi nabo bakazungura ku mubyeyi w'umugore, wa wundi mwana wabyawe n'umugabo hanze akaba yazungura ku ruhande rwa se gusa. Iyo bombi bapfuye badasize abana, kansubira inyuma gato, iyo bombi bapfuye badasize abana, umutungo ugabanywamo kabiri. Ugabanyamo kimwe cya kabiri kigahabwa abazungura b'umugabo, ikindi kigahabwa abazungura b'umugore. Kwa kundi umugabo n'umugore bashobora gushakana then bakitaba Imana badasize abana bazabazungura. Nuko bigenda, umutungo ugabanyamo kimwe cya kabiri, bimwe bigahabwa abo ku mugabo, ibindi bigahabwa abo ku mugore. Ikindi kintu, iyo uwapfakaye nta mwana afitanye n'uwapfuye akongera gushaka, afata kimwe cya kabiri cy'umutungo nk'uburenganzira akura ku masezerano. Byumvikana ni uburenganzira akura ku masezerano y'ivangamutungo. Kimwe cya kabiri gisigaye akakizungurana n'abazungura bandi b'uwapfuye. Muri icyo gihe agumana 3/4 by'umutungo w'uwapfuye. Iyo atongeye gushyingirwa yegukana umutungo wose akawurereramo abana b'uwapfuye yemeye cyangwa se yemejwe n'amategeko iyo bahari. Iyo uwapfakaye yongeye gushyingirwa kandi nyamara yari afitanye abana n'uwapfuye, cyangwa se hari abo yari yaremereye cyangwa se yari yaremejwe ku buryo bwemewe n'amategeko, izungura ry'uwapfuye rirafungurwa, maze kimwe cya kabiri kikegukanwa n'uwapfakaye nk'uburenganzira akura ku masezerano y'icungamutungo, ikindi akakizungurana n'abana bose uwapfuye asize ku buryo bungana. Muri icyo gihe uruhare rw'abana batarageza ku myaka y'ubukure arakomeza akabacungira umutungo, keretse urukiko rubigennye ukundi. Iyo uwapfakaye ataye inshingano zo kurera abana bose cyangwa se bamwe muri bo uwapfuye asize, yamburwa n'urukiko rubifitiye ububasha izo nshingano na kimwe cya kabiri cy'umutungo wose, rukanagena ushinzwe kubarera no kubacungira umutungo kugeza igihe bagiriye imyaka y'ubukure. Rero uburyo izungurwa rikorwamo mu gihe cy'ivangamutungo muhahano, byose ndi kubasubiriramo ni ibintu nababwiye. Ku bashyingiranywe bafitanye amasezerano ku vangamutungo muhahano, izungura rikurikiza uburyo bukoreshwa mu ivangamutungo rusange ku mutungo w'umuhahano. Ni uburyo bukoreshwa ku ivangamutungo risesuye mu mutungo wa buri wese hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. Uburyo izungurwa rikorwamo mu gihe cy'ivangamutungo risesuye, haseguriwe ku ngingo ya 75 y'itegeko, ku bashyingiranywe bafitanye amasezerano y'ivangamutungo risesuye, iyo umwe apfuye asigiye undi, usigaye agumana umutungo we bwite, naho umutungo w'uwapfuye ukazungurwa n'abana bose bemewe n'amategeko uwapfuye asize. Iyo harimo abana batarageza ku myaka y'ubukure, uwapfakaye akomeza kubacungira umutungo, birumvikana akomeza kubacungira uwo mutungo bazunguye. Iyo uwapfuye nta bana asize, uwo bashyingiranywe usigaye azungurana n'abandi bazungura umutungo uwapfuye asize, akegukana kimwe cya kabiri cyawo, ikindi kikegukanwa n'abandi bazungura b'uwapfuye. Iyo urugero habayeho igabana, uwapfakaye ashobora gusaba ko yahabwa mu mugabane we mbere y'abandi bazungura bose inzu yabanagamo n'uwo bari barashyingiranywe n'ibiyirimo,
iyo agaciro kayo n'ak'ibiyirimo karenze umugabane we arayigumana ariko agatanga inshumbushanyo. Muri iyi ngingo inzu y'umuryango ni inzu bwite abashyingiranywe babanagamo nk'umugabo n'umugore ibarirwa mu mutungo w'umwe muri bo. Noneho reka turebe ku ngingo yacu nyamukuru ivuga ku burenganzira bwo iki ngiki tugiye kureba kiri buze kutuganisha ku ngingo yacu nyamukuru. Uburenganzira bwo kwemera no kwanga kuzungura. Umuntu afite uburenganzira bwo kwemera kuzungura. Nta muntu n'umwe ushobora guhatirwa kwemera kuzungura cyangwa se gufata indagano yagenewe. Uzungura wese afite uburenganzira bwo kwemera cyangwa se kwanga indagano. Kwemera izungura cyangwa se indagano bikorwa ku mugaragaro. Iyo uzungura atagize icyo avuga kandi yaramenyeshejwe ko ari mu bazungura, bifatwa nk'aho yemeye kuzungura. Haseguwe n'ibiteganywa n'ingingo ya 87 ku gace kayo ka 3, uwemeye kuzungura azungura umutungo n'imyenda by'uwapfuye. Turebe ku kindi kintu kivuga guhitamo kuzungura. Guhitamo kuzungurwa bikorwa mu gihe cy'amezi 6 abarwa uhereye ku itariki uzungura cyangwa se uragwa yamenyeshejweho n'ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa ko afite uburenganzira bwo kuzungura, cyangwa se ku munsi umwe urugero ubwe yagaragaje ko afite ubwo burenganzira. Umuntu ufite ububasha bwa kibyeyi ku mwana utarageza ku myaka y'ubukure niwe umuhitiramo kuzungura cyangwa se kutazungura. Mu gihe urugero nk'umuntu mukuru wambuwe ubushobozi we ahitirwamo n'umwishingizi we. Hari igihe umuntu aba amaze kuba mukuru, amaze gusaza, rero bikaba ngombwa ko atari gufata umwanzuro, akaba yahitirwamo n'umwishingizi we. Iyo umuntu apfuye atemeye cyangwa se ngo yange kuzungurwa, bikorwa n'abazungurwa be. Reka noneho turebe ku nzitizi zo kwemera kuzungura. Iyo yemeye kuzungura, umuzungura wese agomba kuriha imyenda y'uwapfuye mu kigereranyo cy'uruhare agomba kubona ku mutungo uzungurwa. Uwishyuye umwenda wose ashobora gusaba urukiko ko hahamagazwa abazungura kugira ngo bishyure uruhare rwabo muri uwo mwenda. Reka tube straight to the point, nyine turase ku ntego, turase ku ngingo nyamukuru yacu. Uzungura ashobora kubona umutungo agiye kuzungura ufite ibibazo byinshi, ari ibintu bishobora no gutuma ata umutwe. Urugero, ari nk'umutungo ufite amadeni menshi cyane, akabona n'ubundi nanawuzungura ntacyo uzamumarira, nta n'ikintu azakuramo usibye kuzamuteza ibihombo, akaba yanakora ku mafaranga ye, akaba yakanga kuwuzungura ndetse n'amadeni ufite. Icyo gihe habaho kwanga kuzungura. Icyo gihe iyo wanze kuzungura ntabwo ushobora kuba wazungura amadeni ndetse n'imitungo by'uwagombaga kuzungura. Kwanga kuzungura bigomba kugaragaza kandi bigakorwa mu nyandiko, ntabwo bikorwa mu magambo. Iyo uzungura atazi cyangwa se adashobora kwandika, ashobora kuvuga mu magambo ko yanze kuzungura mu gihe cyagenwe. Kwanga kuzungura bimenyeshwa kandi abandi bazungura cyangwa se bikamenyeshwa ushinzwe kwegeranya umutungo iyo hari uwagenwe mbere y'abatangabuhamya babiri. Uzungura wanze kuzungura afatwa nk'aho atigeze ashyirwa mu bagomba kuzungura. Icyo gihe ntashobora gusaba kwishyura imyenda ikurwa mu mutungo uzungura. Apfuye yari afitiye abantu amadeni, ese ni ryari umuzungura ashobora kutishyura ayo madeni? Iyo umuntu aje akakubwira ngo kanaka yari afitiye amadeni, nta kimenyetso kigaragaza mu by'ukuri ko yari afite ayo madeni, icyo gihe ntabwo ushobora kumwishyura. Agomba kugaragaza ibimenyetso bifatika bigaragaza ko mu by'ukuri ayo madeni yari ayafite. Ikindi kintu, iyo umuzungura abona ibintu byamukomeranye, kuzungura umutungo n'ubundi bishobora kumuteza ibibazo,
ashobora kwanga kuzungura. Icyo gihe iyo wanze kuzungura nibwo itegeko rikwemerera kuba utakishyura ayo madeni nk'uko nabibasobanuye. Rero mu gusoza icyo nasoza mbabwira ni uko mbere itegeko ritemereraga umuzungura kutishyura amadeni igihe cyose ideni ari ideni ritazwi. Umuzungura aba agomba kuzungurira wari ufite ayo madeni, aba agomba kuryishyura. Uburyo bumwe wakoresha kugira ngo utazungura mu gihe utabishaka cyangwa se mu gihe ubona ko imitungo ugiye kuzungura ifite ibibazo kandi byagushyira muri risike cyangwa mu bibazo, ushobora gukora ikintu kimwe gusa aricyo kwanga kuzungura, kandi nabyo ukabigaragaza mu nyandiko. Iyo wanze kuzungura nibwo ayo madeni ushobora kutayazungura, cyangwa se igihe umuntu aje akakubwira ngo kanaka yari amfitiye amadeni ntakugaragarize ibimenyetso, icyo gihe ntabwo ushobora kwishyura ayo madeni. Reka noneho mu gusoza nongere mbashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, nanagushishikariza niba wibagiwe gukora subscribe kuyikora, uradufasha ugasharinga ibi biganiro kugira ngo tugere ku bandi